kandi umbwize ukuri Gaju mbabarira umbwire umperere mu mizi umbwire uramugabo ko nabonaga ujya kuvuga akagucicikisha byagenze gute Yaza n'icyo mpamagaye ndashaka nyina turebane kuri ubu nabizi nta kintu naguhisha uyambwira n'ukuri ariko buriya ibintu byagenze neza nakoze ibyo nari nshoboye gukora ariko buri hari bitaragenze neza none se ndashaka kumenya ko ibintu byose nakubwiye gukora warabikoze Valens ndakumva ubuzima bwawe sobanuye iki sinzi isobanuro byinshi nshaka ugiye guca ku ruhande sobanurira ubuzima bwawe sobanurira yes you are like my brother sobanurira yes you are like my brother umuvandimwe wanjye vuga ikinyarwanda wewe umuvandimwe wanjye wewe ni rafiki yangu kijana kutoka zamani usione mara mingi tunagombana lakini wewe ndugu jamani yego ariko ntago nzi ikintu nabivuga ibi bintu ariko niba yafashe umwanzuro akakubwira ko atanshaka ntago nifuza oya ntago bishoboka uri se ushaka turwana simani waritse urubizi neza kwa nyine waritse urubizi ko nabikora byumva nyine How was it? Man, she tell me no miss penny book. Você diga ter a história. A multa eu sei como era. Ambiri muri we kumutari mugenzi bita Jacques. hari ikintu mutari kumbwira ari wowe ari umugabo wanjye hari ikintu mutari kumbwira ese uyu nguyu ngo ntacyo wakoze ngo yari koroperaga ngo yari tekeraga ngo yari meseraga ngo yari sasiraga ngo yari nyiragute nawe ukambwira ngo byose ngibyo nakubwiye byose ngibyo ibyo nakubwiye byose warabikoze ibyo nakubwiye byose warabikoze Jacques ni umumotari inshuti ye utwara moto atagira kwiba ariko barafite umubose yitwarira noneho ikintu kibabaje ni ukuntu uwo Jacques bamufashe bakamufunga moto bakayifunga bakaba barabuze nyirayo kujya kuyibomboza iyo mwumvishe bainterese kuri njyewe ushaka kumenyaho byinshi narabikoze none birimo birapfira he none birimo birapfira yafashe umwanzuro w'uko atanshaka ngaha nta kindi kintu nakora ntago nifuza kusenya mukuru wanjye ntago bishoboka mbwira Gaju tuvugane ibintu by'ukuri waje ahangaha uzi ko uzagenda gutyo gusa ize kurangira amenye amazina yanditse nyine menye nyiriyo moto amazina yanditse Ezo zikakora muri nipo Nibyo bintu by'amatari kumbwira barimo ngo bifashe nza gusanga nyiriyo moto umusore yatwaraga umugabo bita Imana Valens kandi ngo umugabo ntabwo ari moto yari afite mu muhanda kandi ndebye neza ngashyira mu nyurabwenge n'ishusho yanjye umugabo nta n'igihe kinini gishize none uragiye ubwo se ugiye ntabwo ari gutya nabyifuzaga oya mbwiza ukuri byanga byakunda hari ibintu mutari kumbwira kandi hagati yawe n'umugabo wanjye hari ikintu cyabaye mbwira ibyo bintu ni ibiki bishaka no gutuma ugenda ukagenda noneho igihe utanahamaze n'igihe ibyo bintu wowe ari wowe wabyumva ibyo bintu n'amagambo menshi yo kuvuga ibyo bintu mfite ariko sindi inshuti yawe ni igiki wumva utabwira mukuru wawe kikuri mutwe gituma wumva wagenda ese uwakumva ngo wavuye mu rugo rwanjye wagiye naragukubise Gaju nakwicishije inzara yicaranye hano
Kose bana ari uko barakoye uri muntu ukiga mu buzima gute rero dutuma mutiyenze mu muhanda zikarenga ebyiri eshatu nakoze ngiye kwibaza ngo Habimana Valens yatsinze abantu bariterana kuba nitwa gutyo songaye sibyo akazi muri akazi imyaka turanyurayize ibyo waba utabizi ari byanjye gusa kibona kunyifuriza kubera icyo ushaka kuneza igisuzuguro cyo kumva ngo narakwirukanye ukagenda abantu bose bavuga ngo narakwirukanye njye narakwirukanye Gaju uri muri umuna wanjye njye ndakwirukanye mbwira byagenze gute maze kujya kwa muganga niba unagenda menye n'impamvu ugiye impamvu ndagenda ni yuko umugabo wawe atanshaka hano nta kindi kubera icyo atagushaka twonsa amaraso ntago mbizi genda muganire basi wenda araza kukubwira impamvu atanshaka ariko ubwo yafashe umwanzuro ko ngomba kugenda ntago nagusenyera basi ndagenda nubwo ntafite ahantu njye ubizi ariko ndahashaka ninshaka njye no mu kiraro cyangwa njye hehe babyita ngo ni ukwangara cyangwa kurindagira njye ndajya kurindagira ariko nta ndi mahitamo mfite ntabwo nzi ikintu navuga na kimwe ariko muze kubiganiraho ako Gaju bangewe nibura utekereze agahinda naba mfite ko kuva kwa muganga ugasanga ibintu bimeze gutya ari umugabo ntashaka kukubwira kugutura inabi nawe muri umuna wanjye ntushaka nyine ntabwo nzi hagati yawe n'umugabo wanjye ninde uri mu ikosa byagenze gute ntabwo mbizi njye nakoze ibyo nari nshoboye gukora byose ariko muze kuganira kuko ntabwo nifuza kugusenyera niwumva yafashe umwanzuro wa nyawo kuko uko atakinshaka ahangaha nditeguye kugenda kugira ngo ntabwo nifuza kugusenyera kandi ndabwo muze kubiganira ubu aba bantu nta kintu bari kumpinga kuko kuki umugabo wari kuvuga nabi Gaju nawe ngo yakoze ibyo yagomba gukora kandi Gaju ndamuzi kari umuntu akanjye rwose ndakazi pe iyo nkabwiye ikintu karagikora rero ikibazo sinzi aho kiri kandi umugabo nawe akamushinza ko nta kintu yakoze ko witse imitima se kandi bimeze bite ngiye ndashaka kubaza nyine nimugoroba cyari nimugoroba nabonye mvuye kwa muganga nsanga wowe nasanga Gaju nyine numva ntabwo bimeze neza kandi niteguye ko nsanga ibintu bimeze neza none mbwira nyine ndashaka kumenya amakuru byagenze gute none se hari ikintu ushaka kumenya kirenze biriya nakubwiye ko abagore ntazi ibitekerezo baba muri mu nama oya ariko iyo abantu baganira ari babiri neze urashaka kumva ibintu kimwe urashaka kunyumvisha iki ngewe hari ngewe hari ikintu ntumvise ariko buriya kumva ikintu kimwe yakura umumotari bita Jacques uramuzi cyangwa ntamuzi zo uri injiji uri ikigoryi ntumenya wimbwira ngo nimve muri ibyo ndabaza ngo nigute utunga mu butegetsi n'umuhanda warangiza wagera imbere yanjye ugatangira kwibinjije n'ikigoryi ko none bayamanike ko bibona uko mbaraniko ndi ntasobanukiwe ni iki se utasobanukiwe njye nagusobanura byose uko byagenze sibyo wansigiye umuntu ngamfasha nkava mu kazi nkirwanaho sibyo ibintu byose nkabyikorera wansigiye umuntu mfasha ari rwateretana n'uduhungu ntazi
none se ibyo ndabyumva sinshaka kongera kubyumva rwose ubimbaza niba utizeye ikintu ngiye nakubwiye nawe yicaye hano sibyo umuvuga nabi ntago amuvuga ahari ko wese atakubwiye ko mwasigaranye ko atakubwiye ngo ikosa rihari n'iri n'iri ahubwo wowe urashaka kuzana ya matiku yawe none se ko wambwiye ngo turahitamo sigara ari njye ari Gaju nyine ndashaka kumenya wahisemo ko ari usigara cyangwa ari ugenda ahubwo ko nasize mbabwiye ngo mwebwe mwihitemo uwusigara mwahisemo nde ko mbona nawe yigize ingari ashaka kuzamukira hejuru mwebwe mwavuganye iki hagati yawe ngaze kari mu rugo rwanjye ubwo ndasigara nyine ubwo Gaju agenda ntago ari mu rugo rwawe Bisubiremo ni mu rugo rwacu sibyo iryo jambo mpora ndi kwiyama kurivuga navugaga hagati yanjye na Gaju ni mu rugo rwacu sibyo kuza umbwira amagambo nkayo no rekera aho ngaho wumva ibyo nakubwiye nimugoroba sinshaka kubisubiramo wo ukurikirane murumuna wawe umenye neza icyo ndi kumuziza none se noneho tureka tuganire neza uriya mwana yego pe yakoze amakosa turabyemera ariko nanone uyu mwana iyo akoze amakosa yaje atugana rero yaje mu mujyi kugira ngo tumubere umubyeyi ukuri ku mumotari wawe ufungiye muri sitasiyo ya RIB sibyo naho wakwitirana n'umuntu nimero y'irangamuntu yawe nimero ya telefone yanjye byaza bisa n'ibyuma mwabine rero akomye mwana niba atari ngombwa kandi ubu uri ko umwana akoze amakosa si kumuhana none ukamuha n'ibihano byihanukiriye nta kuntu twamubabarira wenda ibyo ni ikosa pe byarabaye wenda nawe araryemera nta kuntu twamubabarira agakomeza akaba ahangaha ariko nitumwirukane erega nta handi afite ho kujya ariko njye nawe dupfa iki ibintu byose ntabwo njye wumva ko ndi mfite ikibazo ibintu byose ntabwo wumva ko ese njye uzajya ku ruhande rwanjye ryari ngo niba ndi umugabo wawe nese kuki unyumva kuki utanshyigikira wakanashyigikira ahubwo akava hano akaba yanagiye niba wowe ushaka ko tugumana mu mahoro tuganire neza ubusemeruka kuganira nawe ryari erega karane karumuna kanjye kandi twarasigaranye none kuki se uri kumuvugira nkaho nta makosa afite oya ndabyumva afite amakosa nanabyemeye pe ariko navuze nti ni umwana basi reka tumubabarire nubwo yakoze amakosa ariko iyo umwana akoze amakosa ntabwo bamuhana byihanukiriye baramuganiriza no mwana reka njyewe nk'umwana reka ngende muganirize ariko basi ntitumwirukane turamwirukana agiye nta muntu ujya umvuguruza ku mwanzuro nafashe sibyo niba gahunda ari ukugenda agende niba ashaka gusigara asigare wowe ugende nzoke mwese muri bamwe sibyo mwese akiza ko wamwishimiraga mubiganireho ukumva akiza nyine ko twabiganiye ukumva nta kibazo kavuga ati umwana ntaze ntaribi aje mu muryango none mubaze wowe mwaganiriye iki yakubwiye ngo iki ko nasize hano murimo kuganira yakubwiye ngo iki kandi nari nsize mbahaye itegeko ry'uko mugomba kwitoranyamo yakubwiye ngo iki nyine twaganiriye arambwira ngo ubwo usize uvuze ngo duhitemo sigara ari njye nawe ubwo nyine aragenda we yafashe umwanzuro ko iryo tegeko wavuze ari bugende ariko ngewe musabiye imbabazi ni umwana mwiza kuba yemeye kugenda yumviye nyese waretse basi tukamubabarira nawe ko yemeye amakosa akaguma mu rugo urashaka iki ko numva utsimbaraye ku kintu ntashaka ko utsimbarara nicyo ushaka kumenya hagati yanjye nawe utekereza ko twasigaranye nyine ngabo mwiza twe tuje hano nyine njye na Gaju kugira ngo tugusabe imbabazi ku byabaye nubwo ndi kuvuga ejo bundi ntahari nagiye kwa muganga
ukuntu Gaju yagusuzuguye nyine urabizi nawe tumaze iminsi tubivugaho ako basi nyine tubabarire ntabwo bizongera. Ibyo bintu nibyo mugaruye? ni ukuri mu mabarano nitwaye neza murabingenzi. Ni ukuri tubabarire pe. Hanyuma twavuganye ngo iki? Gaju uvuga. Urabyemera? Ntabwo ugiye bacaka abantu. Gaju wabyemeye ugasaba imbabazi. Ntabwo bacaka abantu hano bantesha umutwe. Twavuganye ko ugiye gusaba imbabazi ntugende. Uyu munsi wa none kugira ngo kese uri mu mivemo biraza kugusaba yuko umbwira akantu kandi ibyo wambwiye ko kuri ibyo wambwiye ku binyoma byose ukabibwira neza kuko bitabaye ibyo utabara ifunga biteza cyamunara bagufunga imyaka 5 uwo mutari wese nzahara ari bari nambwiza ukuri ntumbwiza ukuri Manye nabirenze nese basi ndavuga amakuru ngo tuganire fresh. Aho nakama kuri yakore. Sasa ukuri gushaka no kuyi. Ukuri nshaka nuko ibintu byose wantishe twamyanze nawe. Ezmane kandi wenda mareka tukubira tuganire. Sibyo. Nkuko ngiye nkabikubwira. Wese ni umucyo. Ako Gaju wanyumvise koko. Imbabazi nazisabye ariko ibyo bindi ntabwo mbyemera. Ibihe se bindi? Nyine wakoze amakosa byemere wakoze amakosa ibyo nakubwiye ntiwabikoze waramusuzuguye wigiriye muri telefone wambabariye wa mwana w'umukobwa urashaka ko kwirukana ugehe wikwivuna sibyo iyo navuze mba navuze turi kujyana iri jambo mpora ndikubwira incuro zingahe wowe mwese niko mwarizwe se mbimenye niba umuntu atumva mukaza kunyiregaho mundegaho amabere n'amabuno ngo mbahe imbabazi imigambi murimo ntago iri buze kubahira icyo navuga akora icyo nashaka kumbona mucyo niba unashaka kumbona nk'umunyabwenge singubeshye nandi umunyabwenge kuri ariko umuntu yambona akamara nk'ikigoryi umuntu nyine gutyo ikindi cya kabiri kano kanya wenda reka dufatire urugero wenda goroshye ibintu byinshi wenda nawe wenda ukora bitandukanye ya leta y'Amerika ryawe n'ibiki uyu mwana ntabwo nyamunda kwinjira urare rero umuntu wese abatekereza ko ikindi cya kabiri ikintu nanjye nkisabirane kimwe niba kuri umuntu ubona nyine dushobora kujya tujya inama nk'uko cyajyagaho imisi sibyo tujye twiga kumenya nk'ahantu wahanganye kuyizana kwambara intangaha byahereye sibyo ukibona akazi mwebwe ubwanyu niba mbabwiye ikintu mugomba kucyumva sibyo ibintu byo guhora muntesha umutwe mundegaho amabere n'amabuno ngiye ntabwo Gaju reba hano ndeba mu maso sibyo nawe nababwiye ijambo rimwe kandi ibintu byashishishisha wowe none se nta none se kandi ubwo nuko bimeze umuntu wakihangana nibura ndi umuntu ariko ntabwo ndi umugore sibyo none se ubwo nta n'irindi jambo nagiye kera kubuza mukuru wa noneho ndajya hehe ibintu nahereye kera njyanga ntashaka kuva muri uru rugo Gaju wambabariye ugasaba imbabazi naho wapfukama ariko ntuve muri uru rugo nazisabye ariko nagashaka kunyumva n'ikindi nako wambabariye ukagerageza wa mwana uko ushoboye ntuve muri uru rugo urava muri uru rugo ujye hehe Gaju kandi batanshaka sinakubwiye ngo ibintu byose akubwira ubyemere kugira ngo hagume atakwirukana bizikoshize imbere twari atubana neza ariko tubona akazi n'ibintu byose byagiye bipfira sasa rero ngiye aho kugira ngo mbone iki wibuke yuko mbere yo kubona akazi kwa kawe
ibintu byose byari bihari. Yes, byari bihari. Ariko na mbere yo kugira ngo kano wenda kagene ko kakasakaza ko kumbara nkuko babikubwiye. Urangije kwisha kuri buzwi wandikira mu modoka yasohotse ayinjiye. Twagiye sa amafaranga. Ngo ukabona verso amafaranga. Nese kano kanya umotari ari kwinjiza nanjye ndi kwinjiza. Niko niciye gutyo. Bro, reka mwereka. Fata umwanya wawe. Kubera ibintu byose, kubera utari guca bugufi, kubera utari kwemera n'ibyo utakoze kugira ngo ahantu hagume. Urashaka kugenda, uragenda urajya he? Wa mwana, iyo bagushinze ibintu utakoze n'ibyo byose urabyemera kugira ngo icyo ushaka ukibone. Ndabyumva. Ntabwo uri kubyumva. Ndabyumva pe. Reka nkubwize ukuri. Ndamutse mbyemeye nkaho naba nsenyeye urugo rwa mukuru wanjye. Ntabwo wabyumva. Gaju ariko nukuri ndakwinginze nyemerera ngende nta yandi mahitamo mfite. Kandi ndagukunda. Erega ibintu byo kugenda nibyo ntari kumva. Ngiye kugeza ubu ngo mwankize mu rujijo. Hari ibintu byinshi ntari kumva. Ngiye nari nakwakiriye nk'umwana nka murumuna wanjye. None dore uragiye umugabo wanjye nawe sinzi ibyo ari kuvuga ndumva ari nkakomeye. Mwankize mu gihirahiro ari wowe ari uyu. Ari kugushinza amakosa. Nawe ubwa uri kumbwira ngo byose warabikoze. None se ubwo ngiye mbigenze gute? Ngiye ko bincanze ubu ngubu numva nabuze n'icyo gukora. Kwa mwana busenda kugenza gute kuko? Andi mahitamo nanjye mfite. Ariko ntabwo nifuza kukubona twese twangara ku musozi. Ubanze witekerezeho wisubiremo. Nusanga ari nyine amafuti. Umbakana kaza mwisabye. Ningo kumuna wayamwe wende. Ndi kweli. Nifuza ko utamenyekana. Shigire wewe jana ko. Bigende kagende basi nzajya ntera gushema nuko mfite mukuru wanjye ufite urugo. Ndakwinginze nyemerera ngende. Uriya mugabo nawe ni mudakurwa ku ijambo. Ubwo ikintu yavuze ni icyo. Utagira ngo birabyanahinduka. Ni icyo. Nawe ntushaka guca bugufi ngo wemere n'ibyo utakoze. Nibura. Ariko nta kundi Imana ijya yemera ko ibintu biba ku bantu kugira ngo ifite umugambi. Yesu ubu ndakora iki ko? Yesu urajya he koko Gaju? Ndahashaka Imana iranshira inzira uko nageze aha. Sinzi aho ndi bugwe ariko mwana wanjye ntabwo nkwanga ntabwo nakwanze numvaga tuzabana neza numvaga uzava ahangaha nawe ugiye gushaka ugiye gushinga urwawe numvaga nta kibazo ngufitiye kandi n'umugabo wanjye yari yabyemeye uza bwa mbere ahubwo satani ahiri guturuka nibyo ntazi ubu se nkora iki koko nanjye ubwanjye ko numva binyobeye nta bintu byinshi mfite byo kuvuga ahubwo reka ngende njya gupakinga imyenda hatatagaruka akadusohora twese kanze ushakira udufaranga mfite ndebe ko hari icyo byagufasha ubuse byagufasha iki koko mana yanjye